Kuko hirya gutya uriza mbona uzashaka umugabo umeze. ngo mbona nzashaka umugabo umeze ute? Uzashaka umugabo umeze ute ko wiyemeye? Umugabo nzashaka ntabwo abaho, azaba arenze cyane. Gusa baby ibyo bintu ntabwo ari sawa nubwo azaba arenze. Ntabwo biguha uburenganzira bwo kwemerera ingeso ngo ufungire nasi. Ubu se gufunga rasa ni ibintu birenze. Abahungu b'abakene mwabaye mute? Baby unyise umukene. Nose ndakubeshyira umukene nyine. Ese ko unyise umukene ubwo umugabo wawe azaba ameze ate? Nose nkubeshye. Azaba afite imodoka, azaba afite inzu, azaba afite etaje, ibintu byose, imodoka yewe. Nese njye ntabwo nzabigira. Ubu ntuzabigira. Nzabigira kera. Yewe sindi imana, wowe nukodesha na geto. Sabe bumva umbwire, nzashaka umugabo ufite imodoka, ufite etaje, ufite business zirenze. Okay, nari ibi uzamubona bazaba ngana na papa wawe. Siko ariko ibanze kubana. Sinine sinzi. Niko ntacyo wibwira. Baby nibwire iki? Sindi kubona ko ari inzu nyine. Inzu imeze ute? Simbona ari etaje se. None hari iki ngo wiyubake? Baby wese iyo ndebye ubona haburi. Ndabona nta kintu uvuga. Urabona nta kintu mbura kugira ngo nubake ino etaje. Ntakibura pe. Cyese kuba utashaka nawe ndi nta kintu gishyizemo. Se baby retse kungora. Ku ishuri twirirwa. Ziriya noti nizo nzaguramo amabati. Ibyo se bihuriye no kubaka etaje. Baby njye ikintu mbura kugira ngo nubake iyi nzu ni amafaranga. Abandi se bayakoreye ubu. Baby njye yarega ndi ku ishuri subize. None se abandi ko nzi ko biga bafite n'ibindi binarenze biri bigo. Baby hari umuntu uzi wiga ufite etaje. Lamine Yamal si umuruta ko afite etaje nyinshi se n'indege. Baby se ko Lamine Yamal yari umuzungu. Wese ngenda umuzungu. Abanyafurika muri inji. Wese ibyo afite we ntabwo bifite. Ubwenge afite we ntabwo bufite. Binjye nukangiranye n'abazungu ari. Ku bwenge uzungu bari hasi yawe. Subize mbese. Ese uje umuhetse byagenze bite? Ngo yanze kugenda rango nze muhetse mwaka tugeza. Bakumuheka zo mufite ababere baramuhekana umwanya. Wayametse sibyo birakureba akabwaho. None ntariho nta ndi kuvuga. Ahubwo si Fabri. Ishaki gutuma amabagara ngo nshaka byihutirwa. Urabizi uri inshuti yanjye. Kiri wanjye jya kuri amakosa menshi. Gusa uyu munsi ariko se yakoze. Cyagira ngo tuganire ngiye inama. Gusa yakoze iki? Unkuye mu rugo uje kundegera kano kagigira. Ase bebe umuntu kumukuregera kari kugira ngo tuganire ikibazo cyanjye nawe. Gusa yakoze iki? Ni iminsi kwa gatatu. Urumva? Yagiye muri classe cyagiye abanyeshuri bagiye break. Ari kuganira na Patrick. Namwicaye ntabwo ari n'ibyo gusa. Kwa gatanu nimugoroba. Urabona wamuje mu bito Prince? Tukiva muri refesi nabasanze hanze se. Ari babiri n'abandi bantu bari hanze. Umuzira nawe. Cha Fabri ni bari amakosa gusa sha. Ngaho bwo. Ibyo ari ibintu wazize umuntu se. Sumva arakavuza ibintu by'abagabo. Ibyo ni ubamagaranye na bari abantu se ni ikibazo. Kandi nzakwanga. Ariko niba hari undi uzakwemera. Ibyo biruka ko nagukunze kubera ko wambwiye kuri imfubyi. Ese baby bye nibyo buri gihe urugarura buri gihe. Ese kuba ndi imfubyi ndabebe. So kubikwibutsa. Undi nta mfubyi yakagombye kwifuza. Ngo muri make amukuriye kari imfubyi none. Cyane. None se ko nta mafaranga agira. Kaba atari na mwiza cyane bimuhe na mugira. Baby nta kibazo. Nusa nubwo yanze kunyumva ntari. Subwa muri mubizi. Bareka nkasoza undi mwana. Indi wakubwiye se ko ari umwana ni umuntu mukuru. Banza unsuhuze. Shaka umusuhuza. Ata nawe umugena nagushakaga. Uri kunshakira iki ku mugore se?
umugore wawe se waramukoye? unshakiraga iki se bofe? Inshuti yawe ifite amakosa. Ejo bundi namufashe yikonca inyuma. Yagucaga inyuma gute se? Ejo bundi yitabye telefone handitseho divine. Singiye kumviriza numva ni ikigabo kiri kumbwira ngo bazahure ngo kuri rwa rusengero rw'abadive. Ubwo nyine bari bagiye gusenga. Gusenga ku wa kabiri? Muri make buri utekereza ko yagucaga inyuma. Cyane rwose, ndoze urumva baba bari kuvuga ni biki? Niba nawe wagize amahirwe yo guca inyuma twebwe abandi tubaca imbere. Bivuze ngo kubaca imbere si ubwo bisobanuye. Nivugiraga. Nose ubwo ngubwo ungiriye iyihe nama? Umubwiye ikibazo mfite ubu ngiriye iyihe nama? Fabrice kamubwire. Nimba ashobora guca inyuma nta n'ikintu umuha ibyo ngibyo byitaga kuguca inyuma. Ahubwo reka mugire inama. Nimba anaguca inyuma akamuha ayo mafaranga. Nimubwira gutema muri Kento ku ishuri. Sibumva aratabesita urakiravuye. Niba mujyana Kento, hari n'umunsi n'umwe aravuga ngo ugiye kunjyana Kento. Uzi ko hari akazi ngira? Nta kazi ugira? Ubona aya mafaranga mba nayakuye. Tuza rero ngutunge. Ko kireba. Kirebye neza neza ajyana igisimba. Umuntu ugira ubwenge urifata agaca hagati y'abantu. Kutabivuga wakira. ariko igihe mwavugiye muri kubwira icyo gisimba muri kuvuga nta gisimba mbona hano, igisimba giturutse Siretse kwijijisha ukabona undi muntu hano usa n'igisimba arinde bari kubwira atari wowe. ariko mwabana muti mutagira discipline. Nditahiye nje iwanjye mu rugo, mwabambye amarembo mwayafunze mwagira ngo nce. Ndetse kubeshya ahangane wawe. Mwivuga menshi ni umukozi uratashe kwa boss. Si utashe? Yego ndatashye ntashye iwanjye. Iki gipangu ni icyawe? Yego ni icyanjye niyubakiye. Niriya modoka iparitsemo n'iyawe. Birasa ko ari ibyo ubonesha amaso, izindi nyinshi zitagaragara hano. None se witwa nde? Natubwiye izina ry'iyo tujya tuza kumusura. Nitwa Jean de Dieu. Wow, n'akazina keza. Mbese uko ufata uvuga. Utange kumwizaho cyane. Mwese kunyana n'abakire ni ikibazo. Sha nawe uritonda. Iyo aza ko ari nka Fabrice Unkoze, umva ntari kuhitamo umanyura. Yibeshya akankura ndi kumenyana n'abakire. Nahitamo bene wabo nubwo nabagira. Okay, tumenyanye se ntibihagije ngo ni mu nzira nitambukire njye mu. Ese ko mu ngaruye bigenze bite? Nyine. Nyine urumva na nubwo uri igisimba. Ntabwo ni bogari. Simba twavugaga ni bariya ntabwo ari wowe. None se murashaka iki? Kumenyana se twamenyanye sinabibwiye. Ese wahita tukaba inshuti ziri close. Nyine tukaza tuza kugusura. Turi twembi. Rero naba naba inshuti iri close nk'udushinze nkamwe. Nimudukurikiye. Ngo si wagiye?